singiye gupfa haraheye singiye gupfa nyine ntekereza ku bintu nzagumya ntekereza kandi numva nta gisubizo mfite kandi uhari by'ukuri naramukunze ntabwo ari burari naragukunze ukaba wifuza iki mu rukundo rwawe nawe ukwinginza ntumukanije oya ukaba wifuza nyine nifuza ko bibaye byiza twatera imbere ugatera n'imbere azagira icyo rubyara byiza kunkura n'ubundi iyo mbonye abakunzi benshi ni umugisha ntabwo ari icyo gisubizo nshaka ariko uravuze ngo ufite fiancé mfite umukunzi kandi turi hafi no gufata irembo yo please ndakwinginze imbere n'umbozi wenda nushaka ungira uwa kabiri harahiye ari haguruka nta kibazo ariko unyemere ko wundi ya ntacyo bitwaye yes ndabashimire kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza yes nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kumera neza yes ni yawe TV nk'ibisanzwe banyita Emi uranyarukira kuri Instagram yanjye urabisanga nyine ari uko nitwa ndetse ubundi na following ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndabibutsa yuko nicaye kuri Hilltop Hotel ni hotel iri Remera uri muva ku kibuga cy'indege iri hagati ya Feruje n'umuhanda ujya ku kibuga cy'indege cyangwa munsi y'umusigiti wiremera ni hotel tubafitiye service nziza zigiye zitandukanye hari swimming pool hari gym hari bar resto hari amasare y'inama hari ibyumba byiza ushobora kuba wararamo ushobora kuza kuhakorera ubukwe na ahantu heza tu na ahantu heza ushobora kuba uri muri Amerika Australia Canada ahantu henshi hagiye hatandukanye kwifuza ahantu wakagombye kuruhukira ndetse ahantu hameze neza waza kuri Hilltop Hotel ndetse ukabona ibikorwa byacu byinshi bigiye bitandukanye yes kandi nawe niba turakanda subscribe kuri yawe TV ndagushishikariza kugira ngo kandi wibuke kudukurikirana umunota kundi cyangwa isaha kuye yes ndi kumwe n'abantu babiri kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu muri kubona umukobwa mwiza wambaye neza akenda nyine kasama ndi kumwe n'umujama nawe ufite icyanwa yacongesheje ukuntu yes murabona kuri noza za danje ndavuga swaga yes reka ntangire bayikaze mu kiganiro kandi kuri yawe TV reka mere harya bura ni bumoso ni bumoso bwanjye bumoso reka ngo yikaze umeze neza meze neza fresh kwa cyako zo musatse ngo bawita ngo iki umusatsi n'uwanjye bawita ngo iki ni umusatsi nyine umusatsi w'inyumiyo ni umusatsi ni umusatsi reka nawe mwakire murakoze cyane ni Mr Gugu kuva Musanze Gugu bivuze iki Gugu nyine ni Gugu ni inuma Gugu ongeraho Mr Gugu byatangiye ari Gugu mpita niyongeraho Mr Gugu nyogokuru yanyise Gugu nanye nongeraho Mr Gugu n'ubusanzwe witwa inuma nuko nguko n'amazina ari mu ndangamuntu oya ayo ni amazina ari behind nyuma y'irangamuntu nuko ngo naravutse papa na mama banyita amazina yanjye bwite none nkimara kugera mu rwenya nyogokuru aje kunsigatira inuma ihita ziravuga ngo Gugu segateke Gugu segateke nyogokuru ahita nyita Gugu segate bishatse kuvuga areka shano banatubeshinga inuma yaraje ukivuka navuye mu bitaro ngeze mu rugo nyogokuru aza kunsigatira nyogokuru byara mama kugufata kunterura aje kunterura arangije ngo inuma irazanye ntabwo mbizi kuko n'izina ryo mu butoya ahita avuga ngo Gugu ubwo n'izina ryavuye ku numa inuma iraza nyine hafi n'urugo iravuga ngo Gugu segateke Gugu segateke ntabwo uzabumva inuma iri kuguguza gutyo mbega Emi uri Kigali urabizira ntabwo mbizi kavukire ni kavukire n'ikindi sagara uri Kigali ntabwo wabimenya inuma bikwisa izina inuma ikimara kuvuga ngo Gugu segateke nyogokuru ahita avuga ngo uyu mwana yitwa Gugu ubwo nkura nitwa Gugu nkura izina ntari kuna ntari shaka n'uwari mpamagaraga ku ishuri twararwana ariko nyuma nza kurikunda ndi muri kaminuza numva ni n'izina riri unique nakoresha mu buzima bwa buri munsi
wowe si nkoko yakwise ngo iki njye ntagiye nsikiza kuguguza. abantu bakuzi kuyahe mazina wenda banzi nka Nadia benshi ariko ubuzima busanzwe ni Aline umwana w'i Kigali cyangwa uri kavukire hano i Kigali amagana ni Kabuga. uri umwana w'i Kabuga wende nakubonaga nkakubara nk'umwana wa za Mutari yo ngiyo oya w'i Kabuga hano hafi. Yes gugu twicaye hano turi babiri muri babiri boreka mbyite babiri naguhamagaye guturuka i Musanze. Nyakoze cyane. Ni ibintu biba bitamenyerewe cyangwa se ko umuntu abivuga uyu musitsi arambwiye ngo nguhamagare urabona iki cyane uko njye najya ngirirwa umugisha ngo byibura ngo hagire nk'umuntu ngo wenda nkayaga amamagare cyangwa extrage bamamagara ati hari icyana cyapofotse. Uri umunyamabi uri umunyamabi ikiruzi iwa warampaye nimero yanjye akanyivugishiriza. Ndi umunyamabi gute warabikoze nkaza twuziranye none mpuriye n'umwana hano si umunyamabi uramujyane Musanze. Yes rero ndagira ngo uyu mukobwa kwibwire we nyirizina ubundi ni mwiganiriro wa babiri. Njye nsanzwe nkuzi Mayobozi. Ndakuzi nsanzwe nkubona mu mafilme nkurikirana filme zawe ndazikunda ariko by'umwihariko urakoze ndazikunda gusa icyari cyatumye mubwira ze wenda aduhuze ngo singiye gupfa haraheye singiye gupfa nyine ntekereza ku bintu nzagumya ntekereza kandi numva nta gisubizo mfite kandi uhari. By'ukuri naramukunze. fasha gato wifata nka brag ntabwo ari brag naragukunze. uruhe rukundo dufite uduce dutatu tw'urukundo wakuhita wihuta yakujya uba romantike mwana mbaba rugende buke ni ubwa mbere arega ibi bintu numvise umukobwa ambwira ngo arankunda. urabona ubundi nyikubona ntabwo nigeze ntekereza cyane uwo uri we inyuma yaho ndi kukubona gusa numva nkukunze ibyo umutima indani numva nkukunze by'ukuri. Bya bindi byo gutwika mwateguye cyangwa uri mukuri? Oya ntabwo ngiye najonje gutwika. Ndagukunda by'ukuri. Ukaba wifuza iki mu rukundo rwawe nawe? Ukwinginza ntumakanije. Oya ukaba wifuza nyine. Nifuza ko bibaye byiza twatera imbere, ngo atera n'imbere. Azagira icyo rubyara. Byiza kunkura n'ubundi iyo mbonye abakunzi benshi ni umugisha. Ntabwo ari icyo gisubizo nshaka ariko uri kunsubiza nk'aho uri kubwiye muri rusange ko wenda wakundi n'undi nawe ashobora kuza akakubwira ngo aragukunda. Wenda gukunda. Ikibazo nabwiye umujama ngo ndamukunda. Emi ngo ntabwo ndi gusobanukirwa. Ibi bintu yari yarabikubwiyeho. Umva ngiye nkubwire mani kono story mess. Jewe baby yaramamagaye. Arambwira ati hako ngiye nkana mucanira nkaho gatusura muri ramujama y'Musanze. Urumva mwakundana bikavamo cyangwa wamukunda utarabimubwiye ko utarebye nimero ze kuri filimi yewe wenda ngo ube wabasha kubimubwira. Baby arambwira ati none ngiye ndashaka ko duhoza. Ubundi wabyutse sanga yego Shana jetse saa 11. Uzikiga urumva Musanze ni kure. Kwanza binarantungwereka manze mumaze ntaza kukibagirwa. Ngiye gutereta bwa mbere nindi kurangiza segonderi. Nateretse umwana w'i Kigali. Arambwira ngo ntabwo nabana n'umusore wo mu ntara. None umwana w'i Kigali. Umwana w'i Kigali akuntu none wavukiye ikabuga hafi n'ikibuga cy'indege ngakunze umusore wo mu ntara ntabwo bishoboka. Muze kumva bara abantu muduteze amatwi ariko numa bidashoboka.
oya ikibazo uri kubifata nka blague kandi I'm seriously ndagukunda. Nasesha ubu washobora guhinga kwacu duhinga. Oh please ndagukunda nakora buri kimwe cyose kubwawe. Mbwira neza washobora guhinga, washobora kwikorera ibirayi, washobora ntabwo ubuzima bwo mu cyari hari Musanze uhe no bw'i Kigali kubyo cyo bavuga ngo wakunze umusore no mu ntara. Sinkubeshye ntabwo ndabikora ariko nabikora kubwawe. Icyo nmiyeho wari ufite muri plan iki kintu wari ubiziho? Jewe nta plan. Hari igihe abantu nyine dukora mental review bakavuga ngo ni kagatwiko kinaha ariko nyine mujye mwumva ari kabana niyo mpamvu ndi kukubaza ati se ni gute mwebwe mubona mugira no mahirwe ngiye nkaba narabona n'amahirwe nk'ayo ngayo ameze gutyo ngo numve ngo icyana kije Kigali kiravuze ati I love ariko nta gatwiko karimo nta nubwo nawe ari ukuvuga ngo hari aho muzi n'ubwa mbere duhuye n'ubwa mbere muhuye nawe n'ubwa mbere akubonye face to face nta nubwo arakuvugisha. Ubushize nakoze interview y'umujama wavuye i Nyamata asaba umubebe urukundo kugeza n'uyu munsi bebe aramunaniye ahubwo bebe angarya ibiceri gusa tu. So rero niyo mpamvu nkubwira ngo bibaho man tega amatwi wumva icyo umubebe akubwira njye icyo yansabye kuvuga narakivuze ndagikoze ngo nyine nakundi wambwiye witwa none sari mu by'ukuri ni byiza pe ndabikunze ko unyeretse umutima w'urukundo kandi ni byiza ko tugira abantu benshi badukunda muri aba benshi kaba wiyongeyemo ariko hari ikintu ntari gusobanukirwa neza kumwe ntabwo ari urukundo rusanzwe ngo ukeneye urukundo rudasanzwe Igo nyine ko twe njye nawe tuba close. Nusari urabona ndakuze imyaka hafi 30 iri gukabakaba ndashaje kandi sinkubeshye ni byiza ko tugira abafana kandi ndumva atari muri cadre y'abafana kuko hari abantu bakunze filime Ikiriyo cy'urukundo, hari abakunze Silent Killer, warabikunze urengeho uragaruka narankunda nkanjye gubu ntabwo nkukunda ntabwo nigeze njya mwigeta y'imyaka sinigeze njya no kubaza ntabwo nari kubura umuntu mbaza imyaka yawe. Urukundo ni imibare umwaka ni umubare njye ntabwo nitaye ku myaka ufite nushaka ufite n'imyaka 100 ariko ngenda gukunda. Nizere ko fiance wanjye atazareba iki kiganiro nizere ko fiance wanjye atazareba iki kiganiro nizere ko fiance wanjye iki kiganiro utazabya-uploadinga. Oya ngomba kubya-uploadinga kubera yuko ntago twari uravuze ngo ufite fiance mfite umukunzi kandi turi hafi no gufata irembo. Neza ndakwinginze imbere n'umbozi wenda nushaka ngira uwa kabiri harahiye ari haguruka nta kibazo ariko unyemere ko wundi ntacyo bitwaye icara none se go reka nkubwire rero sibyo wowe kuvuga ko ufite fiance ntabwo tuzi nimba neza uri kubyumva uwo fiance cyangwa n'umukobwa urukunda gukunda yarugusobanuriye sibyo gira ikintu basumwizeza mwana gira ikintu umwizeza kuko nimwe mutuma abakobwa bacu bajya kwiyahura ndake none usu yakwiyahura ntabwo yakwiyahura kubera njyewe wakwiyahura kubera njyewe asuko kuri seriye I'm serious ari mfite umukunzi kandi turimo turapanga n'ubukwe urumva ko bitakunda ngo waretse kuriza umwana mfite umukunzi please ndakwinginze reka kumva n'umukobwa urabizi wenda sindabibabwira njye ntabwo nzi nimba ufite umukunzi atumye mvuga n'ibintu bitari ngombwa ni byiza
ntabwo nakubwira ngo dukundane urukundo wifuza ako reka twibanire bisanzwe uzaba umufrende w'umusheri wanjye ntabwo nabishobora uzabibashya ntabwo nabishobora kubera ko najya nkubona nkumva bikanga kubera ko ndagukunda sasa ntabwo mbyumva gute umuntu akunda umuntu bahuye bwa mbere none se nisuge yagukunde wakimenye nagukunze mbere ntabwo ari umukunzi naramubwiye guhamagare just kugira duhuze ariko ndagukunda ako kugaranyishyura na byinshi byo gutekereza reka tugushyire muri famiye ya Iris Rwanda TV ube umwe mu bana dufite umwe mu bamambure dufite ariko ibyo ngibyo bindi byo ntabwo byakunda bisaba umwanya wo kubitekerezaho twiganirira ibindi buzima bwa filime busanzwe oya buretse ubaza gatoya basi n'iki nakora kugira ngo ubone ko mukunda harahiye byakoze birahagije just kuntumaho ku muhamagaro wawe twaba duhuye ngo uragira ngo basi sinza nanjye njye kwa makoza kugira ngo ubone ko mukunda Emi ndawumaniwe Emi ubundi mwakora kamera twiganirira behind ya kamera reka leading ikiganiro ibi turabiganira inyuma ya kamera sibyo byiza sibyo ari reka umwana akubwira reka tuje kubiganira inyuma ya kamera nta kibazo ibyo byiza naragukunze sinigeze mbihisha kubera icyo ushaka ko tubihisha Emi iki cyane ntuzaca uploading cyansenyera iki ngomba ku cya uploading kubera yuko no mu beba ajya kumamagara nyine byari bimuri ku mutima kandi ndatekereza nta muntu utagira umuntu akunda mu buzima so rero nimba ugize amahirwe yo kubona umuntu ugukunda kandi ntabwo yabizira sasa Emi kadukore abakunzi mu rujijo mfite umufiyanse kandi mu by'ukuri ni byiza ko umuntu yagira umuntu nk'uyu nguyu akaba clash akagira urukundo happy ndishimye cyane kubwa buri kimwe mwakoze mugategura kugira ngo Emi ampuze nawe n'umugisha guhura nawe uri umuntu nungutse mu buzima wundi kandi wingira mu mara ubwo ibindi reka tubirembere icyo Nyagasani azashima nicyo kizabaho none se go byerekanye mbarizo no mu bebe nka fiance wawe muramutse mutandukanye ni nk'urugero hakurikiraho iki kuri no mukobwa bo urumva yagize ibyiyumvo byo kunyiyumvamo nanjye byasaba ko hagira ibyiyumvo biza bishobora kuza kuri iyo cyangwa bikaba byaza ku wundi ariko birumvikana umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu utekereza nuna atite kuri background Bona ntekereza ko ashobora ko yarankunze azi nkumvuka i Kigali akayumvise mvuka no mu ntara kandi unumva umutima w'urukundo akaba ashaka no gukomeza guhita bigaragaza ati koreke nagukunze ukadashaka ko bimenyekana ni byiza kugira umuntu w'umukunzi nk'uyu nguyu baby ntabwo nakugira uwa kabiri orananiye ko nyine nakundi gusa ngenzi ihangana uzihangana ukomeze watirize yewe zihangana nzakomeza amatiriza kandi nzi neza ko wenda ari n'igihe uriya byarangira haje gushya ntuzajya uryama ugashiduka ujye wumva ko Kigali hari icyo bohereje yes ndi kuri Hilltop Hotel mbibibutse neza ni hoteli nziza iherereye i Remera uri kuva ku kibuga cy'indege ni iburyo bwawe uri kumanuka uri kuva ku kibuga cy'indege uzamuka ujya i Remera mu mujyi ndakeka ni iburyo ni ibumoso ni ibumoso bwawe yes sorry ni ibumoso bwawe uri kumanuka ujya ku kibuga cy'indege ni iburyo bwawe ndatekereza ni hoteli nziza bagufitiye serivisi nziza hari hoteli hari gym hari sauna massage hari bar resto hari conference hari amasare wakoreramo conference zawe ni ibintu byinshi bafite kandi ushobora gukora kandi neza cyane rero ndagushishikariza kuza nimba uri mu mahanga uri he ushobora kuvuga ngo ni muturangire cyangwa se aha hantu naza kuharuhukira
ubu nabwo ubwo wavuye i Musanze uyu mwana yavuze ati reka mwakirire kuri Hilltop Hotel ubundi tunaganira abashe no kubyumva areba no ku mazi. Nabonye pisine ngira ngo ni ikivu uzi kuvuka mu ntara ukuntu ari ibyago. Ni ibyago. Yes, ndagira ngo nibarize Gogo cyangwa se n'ubwa mbere umvishije umukobwa akubwira ngo aragukunda? N'ubwa mbere. Umaze gutera indobo kangahe Gogo? Ntago ndatera indobo ahubwo narayitera. Umaze kuziterwa kangahe? Ni rimwe byambayeho. Byagenze ute? Sugo mbivuge. Nakundanye n'umukobwa niga mu wa kabiri. Twakundanye twigana we nari primaire niga mu wa gatanu wiga mu wa gatandatu. Nari umukinnyi w'umupira w'amaguru kina na volley. Umukobwa nza gutsinda ibitego arambwira ngo arankunda. Ubwo tuzamukana gutyo. Nsinda seconde primaire aho banyohereje kwiga nawe italo class aza kwiga kuri cya kigo. Mukundana? Dukundana. We yanushaga ubwenge burumvikana. Ahageze urumva yiga imbere yanjye ho gatoya nanye niga mukurikiye. Yanushagaho umwaka umwe. Then urumva ntago nigeze musaba urukundo ntabwo niwe wari wararunsabye ko twakundana. Ariko nta bintu byadanje ko twari tukiri abana kwa kuri mwatsindaga umupira mwabaga muri mu kibaho cy'umupira mu gukina waba watsinzwe ko n'umuntu akuzanisha karete umuntu utuntu nk'utwo. Ndangije maze kumukunda byanyabyo mu gihe nari ndangije secondaire we yarari muri kaminuza. Ngiye kumana numva telefone irasonye ari unyihamagariye arambwira ngo sheri ngo nashatse umugabo. Ni story ndende mani yaba ari indi content arambwira sheri nashatse umugabo. Okay narasetse urumva icyo gihe ukuntu wari umeze yanjye ubone ko ameze uri kumva icyo gihe imisumari wari ufite mu mutima. Sorry. None ngo je nshaka kukubaza uvuye i Musanze uje kwishyura abana b'i Kigali? Oya wakubiswe indobo none nawe urashaka guterera umuntu indobo imbere ya kamera? Ntago muteye indobo. Uyu nguyu agiye mu bavandimwe mfite ibindi Nyagasana azashima nibyo bizabaho. Natangiye shushu be nyibwirira urumva umeze ute mu mutima wowe urumva ari bukurikire hiki? Sumva ameze ndababaye cyane. Ako se bibaho mwana ko umukobwa asigaye k'abakobwa cyane nawe abanza abajama barabaye bake bana? Nagaruka abajama babaye bakeya ahubwo hari icyo bita ubutwari gutinyuka kw'imbaraga z'imvamutima imvamutima z'umuntu kuko dusanzwe tuzi ko abakobwa batatura ngo bavuge ariko bagakoresha ibimenyetso n'ibikorwa. Izo emotion rero kuba hari abana b'abakobwa bashobora gutinyuka akavuga ikiri ku mutima we ntago ari ikintu cya danger. Ni ikintu cyiza. Gogo nyine so ubwo harakurikiraho iki? Ndumva hari ikintu kimwe namusaba. N'ubu nsanzwe ndi umukinnyi wa filime. Mfite amafilime 3 harimo Darkness of Christmas, dufite Silent Killer, dufite n'ikiriyo cy'urukundo. Kandi filime wakunze cyane ni yihe? Ikiriyo cy'urukundo. Yakunze cyane ikiriyo cy'urukundo. Numva ibyiza nagusaba nka kwegereza bamwe mu bantu dukorana nanjye ubwanjye tukagushira muri team y'ikiriyo cy'urukundo. Byaba nangombwa tukagushakiramo umwanya ukazactingamo. Nta kibazo. Wenda bishobora gutuma uko nzajya ngenda nkuba hafi ariko uzajya ugenda umbona ukanyiyumvamo. Nta kibazo. It's okay. Ndaza kuba nimero. Zimuta mubesha go zimuta besha umwana w'abandi ariko cyakoze. Icyamamare we. Business card business card. Gugu haraza gukurikiraho iki muri filime yanyu ikiriyo cy'urukundo ninde ubundi wayanditsira filime? Wandika filime ni njyewe nkanayikinamo. Ntago bivunanye kumva ngo director arayobora filime arayandika akanayikinamo? Oya dufite director wayo ngenda yandika nkanakina ariko dufite umuntu uyidirectinga. Ikiro nuko ari imwe mu mafilime navuga natangiriyeho ya mbere yamenyekanye ariko ntago ari filime ya mbere nari nkose kuko hari ni nakoze yitwa Imvamutima hari indi nakoze yitwa Imvamutima
imbamutima n'imvamutima kandi zose zarasohotse deja ziri hanze nazo ariko ntabwo zigeze zigera ku rwego nifuzaga. Rero ikiriho cy'urukundo niyo nakoze imera nk'imenyekanye kuko ntabwo iragera ku rwego nifuza kuko ndacyakeneye ubundi bumenyi, ibindi bitekerezo, abandi bantu batandukanye bo kudushigikira. Ni n'umugisha kubona yarambutse ikava mu ntara ukasanga hano Kigali, wagera ugasanga nk'uyu nguyu arayikunda, ugasanga Emi yarayimenye, ugasanga n'undi muntu yarayimenye. Ni ikintu cyiza cyane, navuga ngo ni intambwe ibiri guterwa ku bantu ku bintu byakorewe mu ntara. Hari ikintu mu myaka yashize cyavugaga ngo umuhanzi ntiyamenyekana ari mu ntara, umuntu runaka nta kintu yakora ngo gitere imbere ari mu ntara. Ariko niba tubikora mu ntara nibura bikagira reaction iri positive mu mujyi wa Kigali, bikwereka ko ahubwo tukakura n'abana tukaharonkera. Ni umugisha rero, biragaragara ko babakobwa bavugaga ngo ntabwo bazashingirwa mu ntara ahubwo inzira zijyayo zishobora kuba ziri gufungura. Filimi yanyu ni filime ikinamo abantu b'i Musanze ahari? Ni filimi ikinamo abantu b'i Musanze, ikinamo Murundi, ikinamo n'Umugande, ndetse hinjiyemo n'Umukongomani. Muzamubona muri episode ya 10. Yes, ya 10 izasohoka kwa mbere. Filimi yanyu ni mpuzamahanga? Ni mpuzamahanga, ya. Ni ikinamo Miss Gateka? Ni ikinamo Miss Gateka, yego. Ni ukuvuga ngo abanyakigali bizagenda gute? N'abanyakigali turabafite, n'abanyakigali turabafite. Uyu nguyu yamaze kwinjira mu muryango mugari wa Iris Rwanda TV. None wese umurokireta saka kanyu uranyishyura? Birumvikana ntabwo umuntu yakubwira ko yagukunze none anyizanga umuti inyuma. Umutungo dufite n'abantu, kuko ufite abantu niyo product ya mbere, niyo musaruro. Rero ntabwo wabona umuntu nk'uyu nguyu ngo mute ku ruhande, ahubwo wamwegereza. No kujya mukora abana i Kigali mu bajyane Musanze? Ahubwo nibaza ari benshi nabo kararambuye. Musanze none umwihariko waho ngo bumeze bite? Umwihariko wa Musanze nuko Musanze sinema imaze kugafata, imaze gufata igice nakwita cya show busy. Mu myaka yashize byari bigoye cyane kubona umuhanzi wo mu ntara usohora indirimbo ngo igere views 5,000. Ariko niba dushobora gusohora episode imwe mu cyumweru ikagira views 20,000, ni ikikwereka intambwe abantu bo mu ntara tumaze gutera, kandi dushigikiwe namwe b'i Kigali mukatuba hafi. Byerekana ko showbiz ya Kigali ishobora gufatanya niyo mu ntara, noneho rwa rwego twifuza kubaka tukaruzamura tukarugeza hejuru. Byari bigoye cyane ko wabona umufatanyabikorwa waguhereza n'ibihumbi 50, ariko dufite umufatanyabikorwa witwa Forward Investment Group, benga ikinyobwa cyitwa Umubasha, cyangwa ijambo Umubasha. Ijambo Umubasha baje iwacu, nanjye baze mba supporting cyane cyane mushamara y'amata. Ubahamagare amafaranga wo kwamamaza, ubahamagare ahubwo umwenda gwa nimero zabo, hamagare marketing manager wabo. Wenda tugana ku musozo, ubutumwa watanga ku bantu bumva ko abantu bo mu ntara badashoboye, bumva ko nyine ibintu mukora badashobora kugira ngo bakora aho bagize? Ntekereza ko uwumva ko abantu bo mu ntara badashoboye yabavuga ko natwe tudashoboye. Ibyo byari imbere, kandi hari ikintu bimaze guhinduraho muri iki gihe cya none turimo. Byarahindutse, abantu bo mu ntara turashoboye. Ikintu cya mbere navuga nuko hari icyo tumaze kugaragaza ku isoko rya sinema nyarwanda, yuko hari icyo dushoboye. Abantu rero ahubwo mudusange, abafatanyabikorwa b'i Kigali, mwumve ko mukeneye kwagura ibikorwa byanyu hehe? Musanze mu ntara. Kuko niba dufite tubare ko 50% y'abadukurikirana, 30% bari i Kigali, 30% mu ntara, 30% hanze y'igihugu, 30% ahandi hantu. Mutugane mwumve ko natwe tumaze kugira aho tugera mu gace gatoya tumaze kugira. Mudushigikire. Niba ari na experience mufite muri sinema nyarwanda, mudutere ingabo mu bitugu kugira ngo tubashe kuzamuka, tudasubira inyuma, tugacika intege. Uramanuka i Musanze? Nzamanuka kubwe. Ni ku bwa filime? Byose ndabikunda, ari we ari na filime. Hagati ya filime nawe ninde ukunda kurusha ibindi? Niwe nkunda. Murakoze. So urumva ari nk'izihe mbaraga watanga uramutse bagwaye mu mwanya? Ndamutse ngize amahirwe yo kubona mu mwanya, nakoresha imbaraga zanjye zose ku buryo filime izagera ku rwego rushimishije rw'ikirenga. Wowe ni ugutsindira abantu babiri, ni filimi n'umuntu? Icya mbere nabanza nkamutsindira, ndabizi neza rega nimwegera ko nzamutsindira.
sure nzamutsindira. haje gushya noneho. Yes rero reka mbashimire kandi mbifurize kugira amahirwe mu byo murimo kandi nawe icyo wansabye nagikoze. Ubwo nawe wihangane nta rwango ngufitiye. Ntabwo naba ngufitiye urwango ngo kubite pasi. Wagusogongeza se? Wagusogongeza. Usogongeza iki mwana? Nkaguha agacupa ukaza kwisomera. Urumva ushaka kumicupa? Kare. Mama agacupa ukaza kwisomera ugeze mu rugo iwawe. Urumva ushaka kumicupa? Nta kintu kirimo. Okay, hano bampekana. Reka nkaguhe. Eni. Asiga ni cyangwa wakagahaye uyu mwana naho ngewe. Uyu mwana we turasangira ibindi. Nyamara ushaka wamuha iryo cupa. Si kushaka kama ibi ngibi. Ubundi baravanga uguhaye umukobwa urabizi iyo bari gusaba mu mihango yo gusaba no gukwa. Baherekeje umusaza amara kuvuga agahita haza hiki inzoga. Nawe akira. Ubu maye inzoga. Genda roze kumpaye umuntu umeze neza. Genda winywe. Wamwemeye se? Namwemeye nuko azasanga hari abahari. Yes rero reka mbashimire kandi nizere ko ibyo mukora tubifurize gukomeza gutera imbere ndetse no kugera ku rwego mwifuza. Bibutse rero ko ni hano kuri Top Hotel mushaka mwazaza mukakinira. Nzaza munyigishe koga. Hari ibyumba byiza, hari sauna na massage, hari gym, abakobwa bawe baza bagakora amataye n'abasore bawe ndetse udusurize na maneke nawe yaza hano akagakora gym. Tubafitiye restaurant nziza cyane imeze neza, harimo na restaurant bar ushaka gukora ubukwe, hari amasare ushobora kwifashisha. Aha niho hantu hambere irushanwa rya Miss Rwanda rihera. Aha nigeze ndizamo bari guselectinga abakobwa bajya muri bootcamp. Yes rero mwakoze kubana natwe kandi nshimire abakunzi b'Inyarwanda TV. Ubutumwa bwa nyuma buri muntu icyo yumva ashaka kuvuga ubundi dusoze. Ladies first. So ndabashimiye nawe ndagushimiye kuba wampuje na Gogo. Ubwo nawe ndagushimiye kuba mwe kakanimwe kawe. Wakoze ubu ngubu uyu niwe muhuza. Niwe muhuza. Niwe muhuza. So icyo nshaka kuvuga hari nanjye ku ruhande rwanjye abantu abafana banjye abakunzi banjye ndabakunda namwe mujye mukomeza mushyigikire ariko ntaribagirwa ndi n'umwanditsi wa filime cyangwa uranaririmba. Oya ntabwo ndirimba ndi umwanditsi gusa nyine uwakenera wenda ko mwandikira yambwira. So Google mwakoze kubana natwe kandi Imana ikomeze kubana. Ntabwo ndatanga ubutumwa bwanjye. Ubutumwa natanga nuko icya mbere ndamushimira cyane yakoze. Nshimire Emmy kuri Yawe TV, nshimire Narine n'ubwa mbere twari duhuye. Hari icyo bita ngo bateguye ariko vraiment n'ubwa mbere mwe nawe kandi n'umwana uri correct. Wamugane. Nawe I love. N'umwana uri correct kandi umeze neza. Ubutumwa rero nahereza abantu bakunda filime ikiro cy'urukundo bakunda Silent Killer. Ubungubu Silent Killer gukinamo abastari mbabwire ko naye mazayiki agiye kugaragara mu minsi iri imbere. Emmy nawe ari kugaragara mu nimwe mu mafilime yacu muzamubona. Ngo ndadekaraye ndabivuze. Ushaka kudutera inkunga cyangwa se kudutera ingabo mu bitugu waduhamagara cyangwa se ukatwandikira Iris Rwanda TV ukadusura ugakora subscribe ugakora share na comment. Ikindi wadusura kuri Instagram ni Google Iris Rwanda. Hari uko ntabwo ukoresha Instagram reka nayo nkwamamaze cyangwa nayo ugira. Oya ndayigira. Ni Aline ALYN 250 harahiye. Yes mwakoze kubana natwe kandi Imana ikomeze kuba mugisha. Ndabakunda dushyigikirane twese mu gihugu cyacu kugira ngo tubashe gutera imbere. Peace and love kuri mwese ndabakunda.